Ngiye kubereka uburyo ushobora kuboroka umuntu kuri WhatsApp igihe wenda mudashaka kuvugana cyangwa se igihe akwandikira ibintu ukabona ntabwo bihuye cyangwa se wenda igihe udakeneye ko muvugana. Ngiye kukwereka uburyo atazongera kukwandikira, ngiye kubereka uburyo ushobora kubigenza, nkwereke n'uburyo ushobora kumukuraho, nkwereke inimero, hari nimero waba waraborotse utabishaka, nkwereke n'uburyo wazibona n'uburyo wabakuraho wenda waramuborotse utabishaka. Muri video nibyo ngiye kukwereka. Ndabanza nakira abantu bashya, mbere na mbere ko mbakira kanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel. Niba uri mushya nguhaye ikaze, icyara rwose wumve umeze neza, kugezeho ibyiza byinshi utaruzi cyangwa se wenda rusanzwe ubizi utari wabimenyera neza. Nguhaye ikaze kambereke uburyo ushobora kubigenza. Nawe dusanzwe tubana mu video atandukanye, ni ukuri ngushimira bimvuye ku mutima, uri w'agaciro. Ibyo nkora byose mbikura wowe kandi ibyo ngezeho byose mbikesha wowe. Reka mbereke rero uburyo ushobora kuboroka umuntu kuri WhatsApp. Uraza hano hari utudomo dutatu, hanyuma uhakande bene ngiye kuboroka iyi nimero. Ubwo biragusaba ko ufite WhatsApp muri telefone yawe. Ubona warangiza uze ukande hano handitse bloke, hano baguhitishagamo ama option ugomba kuba wagira wakora wenda niba ari ku sensitive message ntuje uzibona, kutabona signal, weho uraza ukande hamwe muriho aho uri kumva uri sure niho uraza gukanda. Hanyuma nusoza wenda tuvuge wenda wahisemo inama nshaka guhitamo ubwoko weho uraza kubikora, urahita uza ukande hano ube umuborotse cyangwa se ube umuboroteye kuba hasi ashobora kuba yabona. Anze nkwereke noneho uko wahamukura cyangwa se wenda kureba abo waba waraborotse. Usubira inyuma gato, hanyuma uze hano uze hano hari utudomo dutatu hano mu nguni. Kandi mparereke mbashe gufresh hano hari utudomo dutatu mu nguni, wakande gutya. Hanyuma uze hano handitse ngo setting. Privacy. Hanyuma uze uhakande utya uhemeze. Numara kuhemeza urazamura gutya, uzamure gutya. Urabona ko ngiye mfiteho abantu barindwi, ngo uri umubare ndetse ngo blocked contact. Uze uharebe hano this contact, uhakeke guca. Nimero zabo zizahita ziza. Ikintu uzakora wowe, niba uri kubona harimo nimero udashaka kuba wabloka
cyangwa se wowe warabotse utabishaka uzaza ukikeho gutya, wenda uyikandeho gutya. urabona ko abantu bahise bambwira unilock blockage, ubwo uzaza uhita uyikuraho gutya, uyikureho. uzategereza bizategana n'iswap zose, ugenda ubikora kuriya zose uzagenda ubikora kuriya gutya ufite network ako kanya urabona ko yayindi yahavuye. nuko nguko rero isomo ry'uyu munsi ryari iri ngiri, reka duhure mu zindi video z'ubutaha. niba hari ikibazo cyangwa se inyunganizi cyangwa wumva ko hari icyo nakubwira cyangwa nagukoreraho, bishyire muri komenti, ndaza kubireba nzabigukorera. ngiye nsoma message zose mwamwoherereje, ndabakunda cyane. ndabwira ndakoze subscribe, baduhure mu zindi video zikurikira.